agamazugo gameze wane gameze neza cyane bari abantu bari kuzamuka bari kuja mu ijuru canga bari kumanuka abakobwa mu kahe gace abakobwa bo babonye twebwe turi kuzamuka tugendaga nka guca n'amaguru bari abaka bari kuzamuka bari mu cyumba abakobwa babonye mu ijuru so ni waturitse ndikorera ko bugigari ngacumugana ya Kigali wayigeze abakobwa b'i Kigali bafite umutsatsi muremure barashokoje ndagapfusha rukara uri kubabona gute ngabari ahantu bicaye ariko ewe gawe umva yakibyo ari kukubaza abakobwa b'i Kigali wababonye gute size wazibonye gute ko hari nimero zitandukanye kuri izi size z'aya mabebe ari hano i Kigali n'umutima gwanje gwasandaye wanyeretse umukobwa wambaye ipataro ya imununiye reba bara abantu bari kumanuka muri njuza ndagapfusha bari kumanuka ndi kureba bagira ngo bavuye mu ijuru bagira ngo bavuye mu ijuru muri essence ewe gawe ari nyobe imodoka iri kumanuka kuri iyi Kigali nawe reba niyo mpamvu za cameraman zi background zifate neza hano kwa makuza hose no gwereba hano wagira ngo ni USA United States ugihumva se ujuza kusura nkabona ufite skwaga nkabona ufite wuzu kumbubaga ahantu hameze gutya ahantu duhagaze turacyagusobanurira ibyiza by'ahantu ahangaha bahita muri car free zone mu mujyi wa Kigali bahita canga Kigali naherenze mangajije muri Afurika ni muri car free zone kafrije kwa kaboderi kato hano baracuruza dukomeze twigire hano bacuruza umubiri nk'abari gucuruza ubugari ku buryo umuntu wamushita cyangwa amakara hano umuntu wamujya ntabwo bavanga uragenda ugiye gutereta byo gucuruza umubiri banya hano ntabyo gutereta ni ukugenda uri kubaza nangahe niba ari akihuse niba ari kupresse nangahe bitaga ku ruseke na nyabizi na kinigi ahubwo ubwira aba batipe biwanyu bagifata ku ngufu n'ibigori baje bita bajya bakanira urubakwiye baje bita sunkoreho umuzungu ariko ujugira skwaga na potential ese umuzungu yabihu neza abazungu koko kwizina cy'Imana munaga abazungu yengeze mu ruhengeri ni Kigali ça est 333 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée 1er bataillon 1er lieutenant du Congo coup de chapeau. Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ese muraho mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi nizera yuko Imana ikomeje kubarinda. Uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali amazina ni Jado twishime yini Iris TV aho tugiye kugirana ikiganiro n'aba entertainer bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu bafite abakunzi benshi cyane n'abagabo bafite abakunzi benshi cyane. Uyu munsi twatemberanye muri uyu mujyi wa Kigali kugira ngo tuze kuganira bya biganiro mukunda bibasusurutsa bituma bamwe mvuye mu kazi mwumva mumerewe neza abadafite akazi babona ibyo bahugiraho. Reka twizere ko mukomeje rero kugubwa neza muri za diaspora zitandukanye. Uyu munsi rero ushize twagiye gusura umugabo bita Inyogo muri Nyabihu. Uyu munsi rero yafashe urugendo rurerure kugira ngo aze adusure mu mujyi wa Kigali by'umwihariko aze kureba Yakamwana kuko twari twabimusezeranyije last time twagiyeyo yakagiye kumusura mu rugo. Uyu munsi turaza kuba tumufite yaje gusura Yakano no mu murwa mukuru wa Kigali haraza gushya. So Emilie abashyitsi bacu tutagiye gutinda rero bicaye hari ku ruhande gatoya batangiye ibiganiro byabo. Yakamwana wallap umeze neza Respect papa Jado umeze fresh kabisa umeze neza nta kibazo. Tunashukuru Mungu turi mu mujyi rwagati mu mujyi wa Kigali turashima Imana kabisa kubona tugeze magingo aya. Oya fatira kano ka mikoro ngiye ndashimye Nyagasani kubura ndi muzima. Urabona quartier baraye barwanye bakubitana amavide ariko ngiye Nyagasani yandi ariko mu minsi ishize ururwaye ba mu minsi ishize hari umutipe twashwanye n'abasoda abasoda nabo bari baje kunywa akantu dukubitanira mu kabari nabakubise vide rya petit mitsingi ahubwo amahirwe nagize nuko nta muntu wigeze ufata fragment y'icupa
kuko yagira ufatwa na fragment bari ubu ngubu uri mageragere ariko abasirikare nabacuyi uzi ko gukubita ahantu habi ukagenda ukaboreramo imbere ukajya ugenda upfa gake baguteye icyo bita mfunira nta wamurega iki ahantu habagaragara uri kuboreramo imbere indani ntuzongere kurwana Yaka. So tongeye kwakira rero kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza n'umusore wawe hariya wamaze kwakira mu mujyi wa Kigali. Banza umbwire Isa ameze gute? Isa ameze fresh, nabonaga muri kuganira, avuye iwabo Nyabihu aje kunsura hano mu mujyi wa Kigali, ariko icyambabaje nta n'urwago yanzaniye rwa Nyabihu kandi mbonye arimo akano kandi so n'urwago rwa Musanze ukaza nawe ndabyibuze na karindwi tuzana na karindwi ku rwago rwafunga. Ibushize twakoze urugendo rurerure tujya Nyabihu tugiye gusura umugabo ngo turebe uko ameze, turakabarike turebe byose, tumusezeranya ko uyu munsi igihe kimwe tuzaba turi hano mu mujyi wa Kigali tuganira, yaje kudusura twamutembereza no mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi birabaye, wabyakiriye gute? Ni very good kabisa. Iris TV ndabashimira kubona mwongeye kumuza n'Inyogo ye. Inyogo yari hashize igihe kirekire ari muri management, ariho ndazi kubimwibariza. Yari ufite management ariko ubu ngubu sinzi niba ariko bikimeze, niba kiri muri management yo kwa Yago I don't know niba sigaye yigenga, nabyo arabitubwira imbere y'abantu ko hari yarameze nk'uri bloke wamugeragaho wamusanga na Nyabihu bana kakwiryaho bikomeye akabigira intambara mu maboko ya Yago TV show. Turamushimira cyane ko yafashe umwanya akabyemera akatumwakira kuri kamera zacu. Inyogo ye gwagamo Rose afite inyogo ye igira hano hino Mike kira Mike Inyogo bite Nyabihu yola uraza kumufasha mikoro Mike ngiye rwose eka mbabwise kuri kino kiganiro numva nabuze aho gihera ubona gute nawe rero niyo mpamvu za cameraman zi background zifate neza hano kwa Makuza hose Inyogo rero baza wagira ngo ni USA United States ujumva se ushuza kusura nkabona ufite squaga nkabona ufite wuzu kumbubaga ahantu hameze gutya. Oya ariko nanjye ntago nanjye ntuye inyuma y'umujyi ariko ndi hafi ya kuko ndahakata uko hari n'umuntu ngewe dukorana hano ufite duka bita Easy Buy Shop kwa Makuza curuza imyenda ukabura namamaje inzu. Okay Isa reba hano mbanze nkubaza mbanze nkubaza umeze utubundi jemeze bye umeze fresh cyane nakuno wifunze nakakapu urabona ni wowe ambwiye ngo nkure mu mpira gwanje naje nambaye gufite ingofero gushuhaga cyane uretse ko waje wifubise cyane kandi Kigali hashyuha. Navuye iwacu mu nzu nkonje ngeze mu modoka nkomeza gukonja mpaka ngeze Kigali. Kigali mubana bimeze gute? Nahise nshuha cyane ndashuhirana numva n'amagara ganje gagiye gushwanyu. Inyogo sasa uyu mujyi wowe nawe tubwire tandukanye na Musanze, uyu mujyi n'umujyi wa Musanze urabona bitandukaniye? Iyo ngeze mu ruhengeri rw'Imuyange kareba hejuru n'inzu nabona imeze nk'iriya ndagapfa. Sasa banza umbwire muri zino nzu zose wabonye niyo yagutangaje? Inzu yantangaje ni iyi ngiyi. Iki kizu kinini noneho reba niri imeze nka za sindi zo kubwa Yesu. Zero pita ndebiriye zero kurikira iya mbere niriya narebye bwa mbere ifite ibirahuri by'umukara yo kwa Makuza, ndebiri ifite ibirahuri bimeze nk'imyenda za gisirikari hariho n'ipironi hejuru harimo n'inzu yo kubamo. Baramana Yesu nyengera tubwira usikora hejuru habaho amazi Isa garana amazi hejuru kuri etage hejuru hari amazi kujyana mu mukara mana yanje turaturundi kureba ari kuri hotel naho hari amazi ari kuri hotel ta hotel bayita ngo cyari ko Jado nanjye nayunze gapfo sharoka ubu mwe we hari abantu basigaye muri komanteri ngo umujyi wa Musanze nguje ngusigaye nguruta umujyi wa Kigali. Niko bimeze ego mana yanje ariko Kigali ntabwo wahuriye na Musanze ndagapfusha rukoro. Oya hari abantu bagena bavuga ngo Musanze ngusigaye ruta Kigali ngugiye kuzaruta umujyi wa Kigali. Nawe mbwiriza inyubako urazibona gute? Abayobozi bayoboraga uduce two reba barabantu bari kumanuka muri njuza ndagapfusha bari kumanuka ndi kureba bagira ngo bavuye mu ijuru ni muri essence yewe gawe ari nyoboye imodoka iri kumanuka kuriya Jado wadukoreye amakosa
ubundi Inyogo essentiel ntabwo ijyamo mukanya ujya mukanya rwose tugomba kumanukana kuri essentiel kugeza muri essentiel Inyogo ejo namanukanye na Kanyombya biramucanga nanje ngomba kuyijamo nkumva ukuntu igendaga essentiel mukanya reba hari hakurya cyakizo bavuga cyo kwa makuru do wabamo dore ngabo bari kumanuka wegawe kira kimeze nk'ikibombe c'abasirikare umva so Inyogo dore ne mujyi wa Kigali rero abantu bagenda babesha ngo Rubavu ngo Gisenyi ngo niwo mujyi ngo wa mbere mu Rwanda ngo agakurikiraho Musanze ebana Kigali niki gikapu naragisubirana muri Nyabihu ndabizi Kigali abaga ibikapu surasubira Nyabihu yego ndasubirayo njewe ariko igikapu sinagisubiza nawangi wabo natwe nubwo tubona hano ntago tuvuka hano twaje gushakisha twaje guhiga ubuzima urabona ngewe ntunzwe na YouTube kuba ntunzwe na YouTube hariya Musanze nta channel n'ebyiri wabonayo ariko hano i Kigali ushobora kubara channel ziri hano i Kigali zigere nko muri 100 niyo mpamvu ngewe ntunzwe n'umuntu ntunzwe na YouTube ni intunze ariko hariya ushobora kumara n'amezi 6 hariya Nyabihu udakoze interview kubera ikini mu ntara yakareka manze mbaze inuza Inyogoye essentiel waruyize L'essentiel ni umuntu warangije kaminuza nje niko mbanze nje nibyo bintu nzi bari kuvuga essentiel kwa kundi umanuka kuriya umuntu warangije kaminuza amashuri gose aragarangiza bamugira bari kuvuga licencié bamwita licencié essentiel ni kwa kundi umanuka kuri essentiel nagize hari abari ku mucundebo ntago ari ku mucundebo panzi ko ari ku mucundebo naho rebo n'umuki essentiel uvaga umunyengo kuri nawe urakabije rwose urakabije amavanara nkiri umwana muto essentiel ngo ni licencié nje nkiri umwana muto nacukaga ku mucundebo nkajya umunyenga nkumva ni wane nahari urawurya umucundebo bumeze ute ku bantu batanu waba uri mu nzu ukamanuka ukazamuka ibyo bibaho nese ntabwo uri kubibona hari urabibona mukanya urabibona ndi kurebaga amazu kabona hari ibintu biri kumanuka harimo abantu ariko Inyogo reba na hariya do kirazamuka ego ko rukarambara bagafosha rukarabazamuka mukaya n'abamanuka kirabamanuka Inyogoye ndashaka kubanza unkorera urutonde rw'ibintu nka 3 cyangwa 4 byagutunguye muri uyu mujyi wa Kigali rwagati ikintu ca mbere agamazugo gameze neza cyane bari abantu bari kuzamuka bari kuja mu ijuru canga bari kumanuka abakobwa mu kahe gace abakobwa babonye ko twebwe turi kuzamuka tugendaga nka guca n'amaguru bari abaka bari kuzamuka bari mu cyumba abakobwa babonye mu ijuru umva yakibye ari kukubaza abakobwa b'i Kigali wababonye gute size wazibonye gute ko hari nimero zitandukanye kuri izi size z'aya mabebe ari hano i Kigali n'umutima gwanje gwasandaye wanyeretse umukobwa wambaye ipataro ya imununiye urangira uti isa nibo bamubonye uriya mukobwa urambwira uti dore ibyo kurya abanyakigali bajyaga ndagafuza baratubita ibiribwa ni ibiribwa bifuze wakubesha yabayanga inka sinzi umuntu yamagaye n'izina rye nta sinakubwiye ngo Inyogo wakibonye ikiribwa ngo ndebera kiriya kiribwa urangije uhamagara umuntu uti wabonye umuntu bajyagasha hano hari ibiribwa bitandukanye urabona n'abandi je nta kinyama z'umuntu ese bavuze ngo kuri abakobwa barabajyaga koko bavuze ngo kurya umwana kurya umwana sugo nukumubaga ukamurya se nakabuga umwana si uruhinja rumaze amezi 5 no uzandira umwana nje twigire hano hirya gato kugira ngo tudacyake etaje cyahariya isa igikapu cyayikireke nta kibazo nta kibazo yakanago yasiga akantu ko kunywa kwe akaranga isa Nyogo nawe uzanye icyaka mbura no kunzanira na karindwi ko kurondebera n'agasusuruko kanyura ugateye se igira hino kugira ngo mwegereze mikoro wacu ngufu nsinywaga zihenze si Kigali niho nzazigura menshi isa igira hino kugira ngo tubone uko ducommunicating so abantu bakumbuye rero Inyogoye ari kumwe na Yaka uyu munsi natekereza ko nibuze kutugurira byeri
ariko si ni waturitse ndikureba ko bugikari ngacumugana Kigali wayigeze bakobwa b'i Kigali bafite umutsatsi muremure barashokosha ndagapfusha rukara uri kubabona gute ngabariye ahantu bicaye ariko gawi abana bafite squad bafite potential hano hari abana hano hari abakobwa buretse urabona n'abandi hari icyo utarabona urakitegereza ko amagambo yabaye make umenye wumiwe amagambo y'amubana je mutima gwanje gushimye cyane gugiye no guturika anezerewe reba ya reba ya mashini nakubwiye reba bafunguye n'umuryango ariko sansire amenye sansire ari yakurangaje Inyogo reka kwanza kugira ngo tuninjire no mu kiganiro neza mbabaza nibazo bitandukanye ngiye guha umwanya abanze akwakire mu buryo bwihariye afite uburyo yagomba kukwakira n'ibibazo agomba kukubaza ku giti cye ubundi ngiye ndaza ninjira mu kanya akira mikoro Yago Yaka umva nkubwire Yaka rero aramanza ambwire umuhana aracamo ntashe muri Nyabihu tashe Nyabihu umva kuva hano ebana nakabike ntabyo kuvuga ngo urafata za bisi ziwanyu Musanze hano nta bisi zihari bisi zibepfo Nyabugogo hari abastoriye umva zibepfo hari Nyabugogo turava hano nakabike nakamoto mpaka hehe Nyabugogo duhita tugufatira bisi kuko ndabizi weho tugusize Nyabugogo ushobora gufata bisi igiye Gicumbi cyangwa ugafata kandi ugiye Musanze ugasanga ufashe bisi igiye Kampala reba turagutegera tugushyire mu modoka neza usubire iwanyu Nyabihu urugendo rwiza kuko tukubwiye ngo witware wenyine ntago wamenya aho urataha uzi ikintu nshaka cya mbere wamenya aho urataha rwose ntabwo nabegwa mu rugo navukiyemo ndagapfusha rukara wamenya ahubwo gutega ushobora gufata imodoka naje no mu karere kahangaha bakanyereka iwacu ahubwo ikintu nshaka nsobanurira garamazu gari kuzamuka kanamanuka gari mu isi etage reba nace amazu twagusobanurira urabibona no mu kanya nawe uraburiho hari kuri essence ubu najamo uzi ninjiyemo wabibonye hariya do ndagapfusha rukara amakuru y'umudamu wawe ameze gute afite swag afite potential afite na stamina ameze bien amakuru umupeti wawe sarye dufite babiri uramwana narinze ko azaja mu gisirikari ca marine baja bita imeni manze ya Salamu Shafiri azaja mu gikomando harye ufite abana babiri ajarurira gano mazu ndagapfusha rukara koresheje umugozi ufite abana babiri buno biraruguru nabona ibintu biri gushwanyuka zamuke guco hana babiri so bafite buno iko umuhungu n'umukobwa cyane umuhungu n'umukobwa iko takimase cyawe se kimeze gute mu minsi mikeya ahubwo weho kubera utuye Kigali abakobwa b'i Kigali nabonye abakobwa b'i Kigali basutse takimase wakise ngo icyari nakise rutahana mani ndahana batanu rudasuma mu kuko ndahana batanu unshakira umukobwa uzi gusuka agenda gisuka imitsatsi zije hano mu maso ikimase cyawe bagisuke yiko ejo bundi none dore imbogo yari ari mu kiriyo cy'inkayi dore imbogo yari ari mu kiriyo ramubwira ngewe abantu bari gupfa bakagenda none wowe uri kuririra ikimasa oya ikipfuye ntanababara gose mwese n'abantu nibapfa imbogo yari ariza amarira araza ngo ikimasa cyanjye ngo Bruce Melody yamaye ngo yamaze iminsi 3 ari kurira yanga inka yanga rutwagana yanga rukara none sinkiye upfuye n'umuntu bupfuye umuntu yapfuye turababaraga cyane n'umutima gukababara uvuze inka yo muzacu inka bitaru twagana dufite inka bitaru twagana rutera mbabazi urumva hariya hepfo wacu Masisi burange navukiye mu nka nanjye kundeba gutya nge nakuze nirira inyotse n'inywera inshyushyu hariya hepfo wacu Masisi ibibazo byawe bigeze ku musozo se uracyamuhata ibibazo twaganiraga nta bibazo binamabaza namumazaga niba umudamu wari muzima aramwita umudamu afite swaga abana be nibazi kirayi bita kuruzura kizi kirayi bita kuruzura nta n'ibirayi wazanye ibirayi bya Nyabihu koko ubunzaniraho n'ibiro 10 none se kuki nahuye na Jado ntunambwire ngo ariko umva Nyabihu ikiro cy'ibirayi kigeze kuranga iwacu ikiro cy'ibirayi kigura amafaranga 450 hano nangahe hano safi hano byabaye 700 byarakaye koko bada yacu taragiye ikiro cy'ibishyimbo Nyabihu nangahe
ni amafaranga 900 n'igihumbi. n'igihumbi. Ariko ngo mu cyaro ngo hari inzara ngo yahatari. Oya. Mu cyaro bari kweza ibigori bita gasunkoreho. Ibigori bita sunkoreho. Ewe gawe ikigori cyumwe ruterengere uziyo gituritse. Kiba kire kubwira ntunkoreho sha. Ukijyaga neza wane. Ko rero nawe je doyagutunguye mwana. Nta n'ikigori wazanye nta kirayi uzana n'ikirayi mwana. Hanjye burangiye mba muri geto mwana. Ndipigira kandi ngiye biryo nitekeye. Nubwo nteka gake bunini rya restaurant. Ariko samutaye munenda piga. Hano ndi. Uzi kumwe ngo unyere ku muhanda guje iwacu ntanagubona yakamwa. Nago wawumenye. Unyuze he tukuze yanyikoreza umuzigo. Oya turagwerekeza mwana. Sitana ni kubwira umujyi. Waza gutakara. Hanyuma inyogoye. Nge mfite ibibazo byinshi byo kukubaza nubwo nayakare namuye mwanya ngakubaze. Hanyuma uyu mujyi ukuntu wabonye. Sibyo kusanzwe ujamo ugaca ku ruhande gutya ariko umunsi wagize umujyi rwagati kwa makuzu ubundi bajya guhumva. Bita kwa makuzu. Kwa makuzu. Numvaga izina makuzu. Iryo zina barebare. Cyakozaga amazina gari gagomba kwitirirwa hanga. Afite swaga. Nari ngiye kuzana igikapu canje. Umura nacyo kiba hanyuma. Mwana nabwiye ngo kirasinda gisubiza iwacu. Ibintu bitanu wahise ubona cyangwa bibiri. Reka mere kuri 2. Ukibona no mujyi ukibona kuntu hameze ukibona kuntu abantu basa abantu bari smart mujyi uri smart. Urabona bagwa uramutse inyubako ushase no kuza gukorera muri uyu mujyi. Niki wahakorera? Ikintu nakorera hano cambere nabonye. Usibye gukora ikintu cikibuga ngashira n'intebe abantu bazaje baricaraho ngashiramo n'indabo urkumva narangisa ngashiramo n'ikintu gisakaye bakazaza baricaramo igihe imvura iguye ndagapfosha dokada maze bikagenda bite kugira bakagira swaga maze umurimo wawe kabaruwe bakanyishura nukuvuga nje ikintu ngeze hano Kigali nakora hano mwaga ama etage subukoko kubatse inzu bano bantu baricanamo nukuri kwimana ndagapfusha ndagapfusha twagade nukubaka inzu ndende y'ikidara nukubaka ikidara kinini gashiramo n'intebe nyabibaza cyakagira inzu nkizi barasarawaze bubakaga inzu z'amategura ariko nta nzu nari nabona y'amategura hano Kigali ahubwo ndibazaga niba gano mazu gasakaye nje byaranyobe ngo ni ikintu kimeze ukuntu busega arasakaye harimo n'ibyumba cyakora natwe biraduca hanyuma umujyi wa Kigali dore inyubako y'umujyi wa Kigali wayibonye iyi bayitwaga ngo iyi ririya bayitanga ngo iki inyubako y'umujyi wa Kigali niko yitwa abantu bakompeta Kigali na Musanze hora bavuga he harimo n'amashuka bazase birebe agara amashuka n'amarido n'amarido ikindi kintu utabonye turacyakwereka mu mujyi ibyiza by'umujyi wa Kigali urabona ziranyuguti ziri hariya igo wasibonye garagashwanyije ukuntu aronanditseho ngo iki RDF ariko se ntukane itegereze neza anditseho ngo iki nje ndi kubisoma neza cyane RDF nabira usomere yaka imyenda za gisirikare hari handitse wafata Kigali wahindukiza kamera Kigali reba gara amatabi gagiye kugwa hasi reba ni imyenda nkiza bari gukoreka zino nyuguti ziri RDF oya izi zira uri kureba ari imbere y'abaraba ako isa Kigali soma warabyibagiwe oya kundi ndi kureba kubera ko bakoze kira kiganza kimeze ngo ese babona ari kiganza bisobanura abasirikari abasirikari iyo bagize nka guca no kuvanga abantu bose baba babakundaga cyane bare mu maho handitse Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda ayibonye ngamva nk'uyu muntu bumuhamagaye umwihore nuko nubwire kuri mu hanyuma ahantu duhagaze turacyagusobanurira ibyiza by'ahantu ahangaha bahita muri car free zone mu mujyi wa Kigali bahita cyangwa Kigali naherenze mwangajije muri Afurika ni muri car free zone kwa kabode rikado ariko se
ahangaha bahita ahangaha turi ni muri Car free zone. Car free zone. Car free zone. subiramo yitwa Car free zone. mbwira Car free zone rimwe gusa Car free zone. Car free zone uri kumva ari nk'ahantu haba hameze hate? ni Afurika irimo abantu benshi, ifite amazu y'ama etaje, ifite abantu benshi, ifite n'umuhanda gurimo amakaro nk'aga ngaga tugenderagaho gutanduye nk'iwacu mu cyari iwacu uranyerera gugakungumuka. Iyo wambaye ingweto zidafite amano uranyerera gugakonkoboka. Yutaguye ugaramye ugwishaga umutima gugaturika. Muri gahunda zo gutembeza umujyi wa Kigali yakaze kunkundira tumujyane no muri Car free zone y'Nyamirambo. Of course. Marangi. Ureba mu marangi yumva murahita munsiga mpinduke. Uransigaga amarangi gatandukanye gameze kuntu. Uko yitwa Kagara abasize garamazo ngandebera abandi bantu bari kumanuka mana. Abari esansere ya mucanze ni ikintu cyagucanza namaze kubona. Banki ya mucanze. Oya beka banki ya Kigali. Banki Kigali. Ese ujye ubitsa amafaranga? Zagabitse umunsi nigugera. Daranga no wabitsa amafaranga. Ndi umusaza nzasha ndabitsa mu banki nkaga ngaga. Ira ni banki. Banki nkuru ya Kigali, Bank of Kigali. Iyo ugiye kubitsa ugenderagamo hariya. Do reba barahagaze. Ariko hano wabitsa amafaranga. We garukara barabagikubya gapfosha rukata. hari abasaza babakire bagafashe urabona abasaza bahazi inyama. Rero umuntu uri muri etage ndende namubonye dore guriya n'umwarabu. Abasaza bafite ifungo basa n'abanyarwanda. Ngweke abasaza bafite ifungo bahazi faranga. Noneho itegereza abantu bari hano hose uri kubitegereza cyane. Ndebere imyambarire uburyo bambaye uburyo bagaragara uburyo basa bigeranye n'abantu b'Inyabihu. Inyabihu bambaraga bote na maso ganje nagacanganyikishije ndagacana ndagafungure gaba muri body. Yewe gabakobwa b'Ikigali we. Abakobwa b'Ikigali ziko iwacu bambaraga bote bakambara iningutiya barangiza bakambara bote igeze nkana inguti igeze nkaha. Ariko bamugani noneho baba bazambaye batanakarabye ndagapfusha. Kubona umukobwa wambaye bote bwo na amateka ni long story. Umukobwa wambaye boots. Ndikubona abakobwa bambaye utuntu tugeze nkaha. Umutima gwanje gugatatamuka. Gatatamuka. Gugashwanye dore n'umujyi rero tugiye gutemerana tugiye tukwereka everything kila kitu moja kwa moja mbili kwa mbili uangalie na uze gutanga story. Ndashuhiranye. Giye kuzatura Kigali njewe. Imyenda myinshi. Ngari ko bikiye bw'Ikigali buragucana. Cyane. Jo ngisi Kigali ndashuhaga cyane. Ariko rero ntabwo abeshya Nyabihu numvisha imbeho yaho. Cyagiye tugenda Yakamwana yageze iwacu mu kerere kiwacu. Nyabihu nuko yageze izuba riri kuva. Ariko n'umuntu ngiye no none dore tugeze mu gihe cy'imvura. Yakamwana kano kanyagezeyo. Sasaga yambaye ishati imeze guca. Usibye kubona konje kamuzanira agakoti kamushusha. Inyabihu abaga y'umuyaga guravugirizaga. Guvuza gubuhu hanyuma yaka ushize tujya gusura Inyogoye twe twavuze ko nagaruka mu mujyi wa Kigali nyine tuzanamutembereza kare mu mujyi koko twanahere mu murwa mukuru wa Kigali turi kwa makuza ni hagati mu mujyi hanyuma bimwe mu numva ushaka kumwereka muri uyu mujyi ariko hatari mwa ahandi ugura za gahunda mwana yambwije ukuri yambwiye ngo handatuye ngo habagayo ngo abakobwa guraga amafaranga 500 zo kwebikubwiye ushize kandi amafaranga 500 abantu aguraga arambwira ahantu abashiraga nico kintu arambwira kuba namusuye Kigali nico kintu yambwiye ngo agura ngo ahantu atuye ngo abakobwa baho ngaho ngo abakobwa baho ngaho ngo baguraga 500 arambwira icyo bamazaga nakubwira wangene nshaka kukubwira ko hari abantu nyiri hepfi wa nyiri za Nyabihu hari abantu muri iki gihe bagifata abana ku ngufu ugasanga umuntu afushe kana cy'imyaka 6 indaya zarabonetse na senyise basigaye bayafata hari abagore b'abapfakazi hari ibikecuru hano byabuze abagabo ubwo umuntu yajya gufata umwana wabuze n'igikecuru koko igikecuru mwabana
urumva adatangiye kubwira ibintu bijyanye n'imico mibi uri gutekereza neza ari gutekereza neza nk'abantu warangiye ngo Nyabihu ngo nafata ku ngufu oya ntabwo ari wowe abantu b'Inyabihu nk'umuntu utekereza iki gihe akajya gufata uruhinja ku ngufu cyangwa se agafata n'umugore ku ngufu n'indaya ziri hano abagore buzuye iyi si yose hari abapfakazi hari ibikecuru hano bitagira abagabo bifite n'amafaranga yego nta bantu mwe uretse ko njyewe wenda ibyerekeranye no gutera akabariro byananiye ariko nk'umuntu rwose w'umusore ushoboye gutera akabariro ujya gufata ku ngufu n'inda ziri hano kubera iki Kigali nje izuba riranyicaga cyane ngewe mbabwire ngo cyarabonetse n'igihumbi baragifata ukuntu yakamwana kwese yaka cyarabonetse pe wese kubwira umuntu ndakubwiye ngo umuntu ujya gufata ku ngufu bana bazamukatire burundu cyangwa se bamukire ku giti bamurase yakamwana yabonye umukobwa ufite amabuno manini wabura n'iki gihumbi koko arambwira dore byo kugesa nibo turiya muntu wamujya ukamumira ego gusa ukuntu yandakaje jewe abantu ngo barya abantu ibyo wibyibuhiye ujyaga bureba na marigarine ufite swaga na poteje gusa nibo ngo reba umukobwa bajyaga ndakujyana Sodoma umwereke indaya za senyisa bakakugarura n'ijana ry'itabi kimwe mujya gufata ku ngufu bazanashaka kujyana isa ntanjane oya mucaro uziko ufite umugore mucari wacu uzi kwasa umukobwa agahita avuga ati goko papa wanje arakuzi mama wambyaye arakuzi akirukanga baracyafite ugaransobanurira nibi wacu hano bacuruza umubiri nk'abari gucuruza ubugari ku buryo umuntu wamushita cyangwa amakara umuntu wamujya ntabwo uvuga ngo uragenda ugiye gutereta byo gucuruza umubiri banya hano ntabyo gutereta ni ukugenda uri kubaza nangahe niba ari akihuse niba ari kuprese nangahe bitaga ku ruseke na Nyabizi na Kinigi ahubwo ubwira aba batipe b'iwanyu bagifata ku ngufu n'ibigori baje bita bajya bakanira urubakwiye baje bita sunkoreho ibyo nibyo byeze se cyane barangiza bakanywa igikoma nkwaga ni ariko hari abantu bagifite abana ku ngufu nibagihari barangiza bakajya ibidodoki bakajya nibihaza ndagafusha ni abantu bagifite ku nkoko ku ntara ubundi mugatamira mukamera neza tugaturika tukagira swaga gura abantu biwanyu rero abantu bagifata ku ngufu yakamwana arambwiye mageragere ngo aguraga umukobwa amafaranga 400 bakamugarurira 100 yakamwa uwo ntabwo aba ari umuntu ngushye no muki se sikimara amafaranga ni hene nigura magana sikimara amafaranga ikimara amafaranga se nigiki sukuma nguvu zimaraga amafaranga nguvu zarakumarije ngo nguvu kwanjwe ngaturike gahita Shateri izuba ndabona ari danse izuba rimeze nabi utageze okay hanyuma tujye turacyafite nk'ibibazo nk'abingaye byo kuganira hanyuma tugasoza ikiganiro uyu nguwe de yamaze no gushyuha ikirere cya muca hano harashyuha Nyabihu hasaga imbeho imeze ukuntu ukayikwepera ukayicungira ahantu hameze kuva muri frame ukirukankira mu nzu kuva muri frame yaka urwago rwatangiye kuzamuka urwago rwamufashe yaka mwana ahubwo yashuje niya United umuhaye niya United umuhaye niwe wayinyweye asa nako nizere ko wavuye kuri nguvu siganwa United nashwanyukaga cyane ariko ntabwo nasinze guno munsi ndaza kunywa nyuma abantu b'i Kigali kuntu basa ngarakibuzi bafite swaga ubona barya nk'iki bajyaga amafi ko ku Gisenyi ndagapfusha rukari hari amafarara nani biyaga birahari harimo abagabo bafite potential harimo abagabo bafite ubwira abatipe biwanyu abantu bagifata ku ngufu cyarabonetse gisigaye kigura make ciao okay yaka reka fasha gutya sigare uraje mu kanya urwago rwabaye rwinshi uraje mu kanya usezere ase ufite ibiro bingahe pimaga 65 aka nabyo ufite nje ndabifite byuzuye neza amagufa ganje nigo garemeraga ndagapfosha rokada ariko ngo nago kurya ngo ejo muri navuganye na madamu arambwira ngo kurya bisigaye byarakunaniye ngo usigaye winywera gusa ngo kinywera ngo ngomba guturika ngashwanywe ngatata mu kadote niyo mpamvu rero uri kunanuka ahubwo maze iminsi ngwaye ndi kubyibuha
naragwaye narashize n'amagara ganje garagenda nari ngiye gupfa Imana iravuga iti sanibo uri inyogo yogamo nta kintu nakwima reka nkugumisha ubuzima bwawe uje ubuhorana yego komeza kuba mfite swag none si yomfa gano mara ntabwo narinda gucamo ukweto ntabwo zakwandura ndagapfa urabona ari ibyondo wahora nabyo se ni imvura yagwa yakumiramo hano ese ibingibi bishasha urabona ari biki telefone nayifite nibyo wega we nari mbabaye we bamaze kuzijana ari nyinshi nari ndakaye mana we yambwira Isa yola ibishasha urabona ari biki ni sima aya ayongera bitegereza iyi ni sima y'amabuye yakozwe muri zahabu oya oya n'inzara ntago ziri guhunguka gusa ubona ari sima wowe itegereje uzi wacu iwacu kubye zino ntoki hasi nkaguca muno hakuzuramo ibitaka none byo ahangaha nta bitaka bihari i Kigali ni heza rero Isa yola mbwira noneho ngenge ukwibariza hamwe mu hantu ufitiye amatsiko uyu munsi ushobora kuza kujya muri zino nyubako ni hehe njewe mujyane mu kabisa mu mujyi wa Kigali kwa Makuza cyakuja mwiriya hejuru ibara ryaje nje kunywa amazi gahariye garamazi nje kuganywa muri ya etage iri hakanu kazamutse gucukunu umuntu ajagayo ujyayo uranyura muri cya kintu babonaga bakizamuka hara niho cyakugera wallahi wala subhana wa ta'ala wallahi subhanallah ntago babyoroshye kuganiriza bano bagabo ntago babyoroshye ariko turi muri gahunda twari dufite no gutembereza Isa umujyi wa Kigali tunareba n'ibyize umujyi wa Kigali umaze kuba wagiraho by'umwihariko no muri wo kugira ngo abantu banarebe Isa ngira ngo agiye umenye tumwe na tumwe umujyi wa Kigali uri kubona ngo uyu ahantu ibiro by'umujyi wa Kigali bukorera n'ahantu heza cyane inyubako y'umujyi wa Kigali wayibonye ajya ibiro nibiki amahoteli meza ari hano uri kuyabona jado ibiro nibiki ibiro ofisi ibiro ndetse ubwo nahantu nyine bakorera abayobozi batuyoboye muri no mujyi yego bameya bafande ba polisi n'abagisirikari yego nibyo koko meya akora iki meya bashinzwe akarere kose meya w'umujyi wa Kigali suramuzi ntago umuzi nja mwumva kuri radio zacu perezida w'u Rwanda suramuzi ewe gadata mana we rekeraho nyakubahwa Paul Kagame birenga ibyo byatugejejeho rero ariko dodo uzamutora niba utaha ndagapfusha rukara hanyuma ibushize twaganira utazi minisitiri w'intebe w'u Rwanda uyu munsi nizere ko wabimenye minisitiri w'intebe ushinzwe zino nzu oya n'agamakaro oya n'aba bantu dode waramumenye ntabwo amazina ge ngazi ndagapfusha rukara yitwe Duharingirende minisitiri w'intebe ashinzwe n'amagara ganje ndagapfusha rukara yes ngira ngo rero Isa yakamusoza ikiganiro kodro muzungu washonje uriya abazi Kinyarwanda bamuhamagaye akaza ahangaha umuzungu ariko ujugira swaga na potential ese umuzungu yabihune haza abazungu koko kwizina cy'Imana munaga abazungu yengeze mu ruhengeri ni Kigali abazungu bo ntabwo mbabonaga cyane abakobwa b'i Kigali sha wabonye yewe gadata we mana we uriya wagiraza umugeri n'igipfunsi nta mushogoro yariye nta n'ibidegede uriya mukobwa iyo umuha idegede yararagira potential yewe gawi ako Kigali burya ni heza nzanahatura Kigali iragucanze tu
guno mwaka mana tugezemo yewe gawe. Isa Yola tugiye gutembera mu Biryogo. Niho tugiye kurya umuceri ipilaw. Mu Biryogo. Yakangura dusoza ujyane mu Biryogo bahite banyoza. Barakoza mu Biryogo. Mu Bayisilamu mu Islam. Mu Biryogo. Mu Biryogo mu Biryogo. Ijwi riri gisohoka. Ahubwo se hano bambwiye ngo na ahantu hameze kuntu. Ngiye gukata naho bita none ntabwo turya ipilaw y'Abayisilamu. Mu Biryogo. Ubu nige narimeruka mu Biryogo. Mu Biryogo. Mahabusha agiye mutoni ya sene yitwa mu Biryogo. Mu Biryogo. Mu Biryogo. Niba nta ngufu zirimo mu Biryogo ntimunjaneyo. Ni mu Biryogo. Bura mu Biryogo ni mu Biryogo. Ni mu Islam se. Nshaka guturika. Vukunese. Numuze. Nahinduye idini jewe. Ubona uri gusenga muri Yesu. Mu bareseretse ni church. Mu bareseretse ni church. Bareseretse ni church. Kwa Masasu. Umushumba mukuru wa restoration church uko yitwa? Nabo kwa pasiteri. Oya, umushumba mukuru wa restoration yitwa nde? Amazina ge ntabwo ngazi. So ubwo rero yari Iris TV. Yes, reka dusoze ikiganiro ngira ngo turi gutembereza Inyogo mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye. Turacyafite akazi kenshi. Turacyafite henshi ho kwerekeza. Yaka. Reka mu mujyi dusoreza. Thank you very much. Subscribe, comment and share. Dusoreja muri uyu mujyi ariko uretse kugenda Yaka. Reka dusoze ugira icyo wabwira abantu nyine. Nibyo. Nawe ugira icyo ubwira abantu. Njenge kubura inshuti zanje zinkundaga cyane. Njewe ari inshuti zanje nkundaga cyane. Jado usamba bari n'umuntu. Ni inshuti yanje magara. Afuka ni wacu. Bamwitaga Gwange yo mugisha. Atuye Kansas. Kansas iwanjye. Kansas. Genda umudespero we nagwaru. Kansas ni atuye wallahi warasuru. Usamba wari usareke mva amashugano. Genda umudespero we from Kansas. Genda va Kansas nerekeza. Arankundaga cyane. Yaravukaga mu Bigogwe. Twashaga duhura buri munsi. Yarampamagara isali y'uboyi wenyogoye yoga monda gukeneye. Ati se ubu nguwohereza amafaranga urira indege ndavuga ntabwo naza mu ico gihugu. Kibagamo abazungu rambabari. Banakura abana n'abanyarwanda njewe ntantu n'icongereza n'igifaransa usikintu byagenze uzambabarire gano magambo ngiye kuvuga uzaga munyoherereza Kansas tuye bamwitaga Ndera Gwange yo mugisha utuye Kansas ndamukundaga cyane Imana izamuha umugisha. Yarakuremeye ariko. Ni inshuti yanje. Twarabanye. Twarabanye nimero ze zibaga mu rugo. Yamuhamagaye zitaga zikura muri telefone yanje. Ezanga yakamwana eza premier lieutenant boyo kanano bojimelenga. Bino nyosto bana degal bino bato ya FRDC. Ngapena za premier lieutenant na kati ya Congo. Nazana sai 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée 1er bataillon sai 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée 1er bataillon 1er lieutenant du Congo coup de chapeau. Yes, turashoje ikiganiro turabashimiye cyane mwese mwadukurikiye dushimiye cyane Yakamwana dushimiye Inyogoye aranezerewe cyane kuba turi mu mujyi wa Kigali hano rwagati hanyuma turashoje ariko dufite turabararikire ikiganiro cyo mu Biryogo turabashimiye cyane mukomeze mukande subscribe muri kugira ngo tubane mu biganiro bitandukanye bya Iris TV. Ciao ciao.